Bakunzi b'umuyoboro Success Mentor muraho. Kongeye kubaha ikaze ku rubuga rw'ibitekerezo n'ibiganiro, aho turi bugarukiye umunsi ikiganiro kivuga ku burere bw'umwana mu muryango ndetse no ku ishuri. Turabanza kubashimira uruhare rukomeye cyane mugira mudutera inkunga ku biganiro tubagezaho bitandukanye, uburyo mubyitabira mu bireba n'ibitekerezo. Turabizeza ko tuzajya tugerageza gusubiza bimwe mu bibazo muba mwatugejejeho mugaragaza ibyo mwifuza ko twaganira. Uyu munsi rero reka tubaganirize ku nsanganyamatsiko ivuga ku mpamvu umwana w'umuhanga ashobora gutsindwa mu ishuri cyangwa se akabona amanota adashimishije. Nk'uko bikunda kugaragara, umwana w'umuhanga burya ntabwo buri gihe atsinda. Bikunze kugaragara nk'iyo umwana avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi, uko aba yarasanzwe atahana amanota ababyeyi bari bamumenyereye, avuye nko mu mashuri abanza akajya nko mu mashuri yisumbuye, avuye mu mashuri y'incuke akajya mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye icyiciro cya rusange akajya mu cyiciro cya kabiri nko mu ishami, hakunze kubaho impinduka. Rimwe na rimwe ababyeyi ntibabyumve, ntibazakire, bakaba bagirana amakimbirane n'abana, ndetse rimwe na rimwe bakaba bashinja abarezi cyangwa se ishuri bumva ko hari icyo batakoze, ko hari isano ryabaye. Nyamara impamvu zishobora kuba ari nyinshi, zimwe muri zo bashobora kugiramo n'uruhare cyangwa se bashobora kugira icyo bakora. Mukurikire kino kiganiro muraza gutahura impamvu zitandukanye zishobora gutuma umwana w'umuhanga atabona amanota yakabaye abona. Ibi no ku ishuri abarimu babasha kubibona, hari igihe abona umwana w'umuhanga ariko yareba amanota abona agasanga ntajyanye n'ubushobozi bwe. Mu mpamvu rero zishobora gutuma umwana abona amanota ari munsi y'ubushobozi bwe, iya mbere na mbere ikomeye tugiye guheraho ni ukuba umwana ataryohewe n'amasomo arimo kwiga. Kutaryoherwa n'amasomo arimo kwiga, burya ibintu byose umuntu akora harimo no kwiga, hagomba kuba harimo urukundo rw'ibyo bintu, akumva uburyoshye. Ibi ni byo bituma ashishikara ndetse agashyiramo umwete, ndetse n'ibyo yize cyangwa ibyo akora bikaguma mu mutwe we. Wakwibaza ati kutaryoherwa n'amasomo ni gute? Umwana ashobora kuba yiga mu gihe runaka akumva kwiga birashimishije, ariko hari igihe kigera ukagenda yigira hejuru cyangwa amaze iminsi yiga agatangira kurambirwa ishuri. Ashobora no kubona abandi bana bagenzi be batiga, cyangwa se agatekereza ibindi bintu bishobora kuba bifite umumaro kurusha amasomo. Yareba ishuri akumva ni nk'ahantu bamushyiraho agahato batuma atisanzura, akumva atangiye kubihirwa n'ishuri. Icyo gihe mu ishuri ntakurikira. Iyo ataryohewe rero ntabwo ashobora gutsinda. Impamvu ya mbere yatuma umwana w'umuhanga adatsinda uko bikwiye ni ukuba ataryohewe n'amasomo arimo kwiga, kubera ibitekerezo bitandukanye, kubera impinduka imaze kubaho, cyangwa se n'uburyo arimo kwiga. Impamvu ya kabiri rero yatuma umwana adatsinda kandi ari umuhanga, ni ukuba adafite ishyaka. Kuba adafite ishyaka mu byo arimo kwiga. Ubuhanga ntibuhagije nko kubukoresha. Ubuhanga ni nk'igikoresho, ni impano, ariko nk'uko tubizi twese, impano utayikoresheje uyirere hari aho itagera. Twavuga ko ari nk'urugero. Umwana rero udafite ishyaka ni ukuvuga utumva icyo amasomo arimo kwiga azamugezaho, icyo ashaka kugeraho mu masomo ye, hari ahantu atagera kuko hari umwete adashyiramo. Iyi rero ni impamvu ikomeye. Wakwibaza uti nk'umubyeyi nagira uruhe ruhare? Ahangaha ni ahantu heza cyane umubyeyi ashobora kugira icyo akoraho, kuko niba umwana adafite ishyaka mu masomo ye, hari igihe ataba yumva isano y'amasomo n'ubuzima azabamo, atangiye gutekereza ubuzima azabamo, cyangwa se ari umwana ukiri mutoya utarumva n'ibyo kwiga n'icyo bimaze, abikora by'umugenzo. Umubyeyi akwiriye kumuganiriza, akamwereka impamvu yamujyanye ku ishuri, akamwereka ishuri icyo ari cyo, icyo rizamufasha kugeraho, icyo rizahindura mu buzima bwe, ndetse akagerageza no kumva icyo umwana, niba ari nk'umwana umaze guca akenge, akumva icyo atekereza kuzaba cyo. Aho ngaho ahageze ashobora guhita amwereka isano y'amasomo arimo kwiga n'icyo ashaka kuzaba, umwuga azakora, urwego runaka ashaka kuzageraho. Umwana akabasha kugira ishyaka, agatangira kubyitaho. Iyo ari mutoya ho ni ngombwa kumugira inama, ukamwereka ko ishuri ari ryiza, ukamuha ingero z'abantu biga, ukajya unamushishikariza kwiga agatsinda, kandi ukamushimira mu byiza yagezeho, ukanamuba hafi. Iyo rero yari impamvu ya kabiri ishobora gutuma umwana
w'umuhanga adatsinda kuba adafite isaka mu byo arimo kwiga. Impamvu ya gatatu ni igihe atabasha kugendera mu murongo w'imyigishirize ahabwa. Kutagendera mu murongo w'imyigishirize, kuko mubizi mwese amashuri atandukanye agira n'uburyo butandukanye bwo kwiga. Nibyo bakunze kwita ngo ni porogaramu. Muzi ko hari imyigishirize yo ku rwego mpuzamahanga, hari imyigishirize yihariye yo mu rwego yo ku gihugu runaka, hakaba uburyo butandukanye. Abashobora kwiga mu gifaransa, abashobora kwiga mu cyongereza, abashobora kugira uburyo bibanda mu myigishirize ishingiye ku bikorwa nk'abiga imyuga, abashobora gushyira indimi imbere n'ibindi. Umwana rero nawe buriya yaba muto cyangwa umaze guca akenge, aba afite umwihariko we, afite impano bwite, afite amahitamo, afite ibimubangukira. Hariho umwana ukunda kwiga yenda akora, undi agakunda kwiga yumva, undi agakunda kwiga areba, undi agakunda kwiga asoma. Noneho hakaba hari uburyo umwarimu umwigisha cyangwa abarimu bamwigisha bo bakunze nabo gukoresha iyo bigisha. Icyo gihe rero umwana ashobora gusanga cyane cyane nk'abana bahindura ishuri avuye mu kigo kimwe agiye ku kindi, agasanga uburyo yari amenyereye kwiga aho yigaga n'uburyo arimo kwiga aho yiga ntibirimo guhura. Ibyo bishobora gutuma abanza gutakara kubera kutamenyera, rimwe na rimwe atanishimira uko barimo kumwigisha ko yifuza ko yakabaye yigishwa nk'uko yigishwaga mbere. Icyo gihe muri ibyo bitekerezo, muri uko kwinuba, muri uko kurwana no kujya muri uwo murongo, ashobora kutabona amanota meza. Aha rero ni byiza ko izi mpamvu zose iyo uzumva, iyo ubona hari ikibazo ukabona umwana ntabona umusaruro yari asanzwe abona w'amanota, cyangwa se uko ubitekereza urabona ntagera ku kigero akwiriye, mbere y'uko umushyiraho icyaha urakara cyangwa se witotomba winuba, ushaka mu buryo navuga ngo burimo ubushishozi kumenya impamvu nyamukuru. Ushobora kumuganiriza, ushobora kuganiriza abarezi be ku ishuri, ushobora kuganiriza bagenzi be bagendana, ashobora kuba afite abavandimwe mu rugo, bakuru be, bashiki be, barumuna be. Ushobora kuganira ukumva imbamutima ze, ukamenya impamvu nyamukuru kugira ngo ugire icyo ubikoraho. Yaba ari ku ishuri nanone ushobora kubaha nk'amakuru yabafasha kugira ngo bamufashe kugendera mu murongo wabo, ariko nawe bahereye aho yari ari. Iyo rero ni impamvu ikomeye kutabasha kugendera mu murongo w'imyigishirize ahabwa, cyane cyane nk'umwana ukimenyera ikigo gishyashya, gahunda nshyashya. Murabizi hari abana bagenda bahindura ubwoko bw'inyigisho. Yigaga mu cyongereza agiye mu kwiga mu gifaransa, yigaga mu gifaransa agiye mu cyongereza. Ibyo bishobora gutuma nyine imyigishirize itandukanye, ururimi rutandukanye, uburyo bwo kwiga, bituma umwana atakara. Rero aho ngaho ntabone ya manota, niba yabonaga nka 80 ukabona nka 60, ariko atari uko bwa bwenge bwatakaye, ahubwo ari uko afite ibyo akirwana nabyo. Indi mpamvu ishobora gutuma umwana adatsinda uko bikwiye kandi ubusanzwe ari umuhanga muri we, yifitemo ubwo bwenge, ni ukuba adafite muri we uburyo buhamye bwo kwiga. Hari umwana uba yiga gutyo gusa, ashobora kuba adafite umurongo yigiramo, akaba afite akajagari, kugira akajagari mu myigire ye, mu mikorere ye. Ugasanga ntazi icyo agomba guheraho. Hari igihe usanga ku ishuri hajemo gahunda nyinshi, amasomo menshi, gufata inshamake, umukoro, gutegura amasuzuma, ntashobore kumenya icyihutirwa. Ukazasanga ashobora nko gukora ikintu yakagombye gukora nyuma icyo yakagombye gukora mbere, ugasanga ntagikoze. Icyo gihe akagongana na gahunda z'ishuri, ntashobore kubona amanota meza. Icyo nacyo ni ikindi kintu cya kane gishobora gutuma umwana adatsinda kandi ari umuhanga. Icyo rero ubashije kukibona nk'umubyeyi ukamwitegereza, umwarimu akakitegereza akakibona, mukamuganiriza, mukabibona, mumuha inama, mukamwereka umurongo. Akenshi abana batarakura cyane, cyane cyane ko abana bari ku ntebe y'ishuri baba bakiri batoya, n'abariya bari mu mashuri yisumbuye baba bagifite nanone urugendo bagikora mu kubaka kamere zabo no kugira umurongo, akenshi baba bagihuzagurika. Ni byiza rero ko hagira umuntu umuba hafi akamuherekeza, akajya amwitegereza akareba aho yibeshya, aho akora ibintu mu buryo butari bwo, aho agira ibitekerezo bitari byo, akamwereka umurongo ukwiye. Ibyo byakemura ikibazo. Indi mpamvu ishobora gutuma umwana w'umuhanga nanone adatsinda, hirya y'ibyo tumaze kuvuga bine, ikindi cya gatanu, impamvu ya gatanu ishobora gutuma umwana w'umuhanga adatsinda, ni ukuba yenda inyigisho ahabwa ubwazo zitari ku rwego rwe, azinubiye. Umwana w'umuhanga burya
kimwe n'umwana yenda ufite ubushobozi bukeya. Ubundi mu buryo bwo kurera no kwigisha, ni abana baba bafite ibyo bakeneye byihariye. Gute? Ni ukuvuga ngo ni wa mwana, niba ishuri rigizwe n'abana nka 30, dufashe urugero, hari amasomo bagomba kwiga, hari isomo bagomba kwiga, hari urwo bagomba kwiga. Umwana umwe cyangwa babiri tuvuge w'umuhanga ushobora gusanga iryo somo bagezeho barimo kwiga mu ishuri, we mu by'ukuri yumva ntacyo rimwongerera, kuko ibyo barimo kwiga muri iryo somo arabyumva, arumva ari uguta umwanya. Wa wundi nanone ufite ubushobozi buke nawe akaba atahagera. Turagaruka kuri wa wundi w'umuhanga. Iyo rero bibaye kenshi ashobora gutangira gutakaza inyungu n'uburyohe bw'isomo, ndetse ugasanga ntari kugendana n'abandi. Ni ukuvuga rero kuba atibona mu nyigisho arimo guhabwa kubera yuko ziri hasi cyane, we yumva hari ibindi mwarimu yakabaye amwigisha. Rimwe na rimwe ugasanga mwarimu ntafite uwo mwanya, cyangwa se ntashoboye no gutahura uwo mwihariko w'uwo mwana, akaguma kumutsindagira ibintu umwana atabona ko akeneye. Icyo gihe niba ari ibintu mwarimu ashoboye kwigisha akabitsindagira, ashobora no kubaza ibibazo byoroshye, ariko kubera ko umwana atabyitayeho atanabisubiyemo bikamutsinda, bijya bitungurana ukuntu umwana w'umuhanga yatsinze ikibazo cyoroheje cyane, kandi wa wundi yenda ubona ko yafite ubushobozi buringaniye cyangwa buke yagitsinze. Imwe mu mpamvu ikomeye ni uko aba atigeze abona ko icyo kintu kiri ku rwego rwe atari cyo akeneye, ntagihe agaciro. Ikindi cya gatandatu, indi mpamvu ya gatandatu ishobora gutuma umwana w'umuhanga adatsinda nk'uko bikwiriye, ni ukutigirira icyizere. Kutigirira icyizere, ahangaha ushobora kubyibazaho. Umwana w'umuhanga ashobora kuba asanzwe azi ko atsinda, ahantu hose yaramenyereye kujya atsinda, yagera ahantu ari mushyashya akasanga abandi bana b'abahanga cyane, yareba ukuntu ari abahanga, akumva noneho bwa buhanga bwe butazagaragara, agatangira kugira ipfunwe, akajya yitinya mu ishuri, ntabaze, ntakore, ndashaka kugaragara, hakihugiraho. Ibyo bimusubiza inyuma mu bitekerezo bye no mu mikorere ye, ndetse rimwe na rimwe ntabe yabasha kubaza. Kutigira icyizere, indi mpamvu ikomeye ishobora gutuma umwana w'umuhanga atabasha gutsinda. Ni byiza rero ko umuganiriza, yaba umubyeyi we niba hari impinduka yabayeho, cyangwa se ishuri agezemo yiga, ukumva amakuru mashyashya afite azana, uko yakira ibyo ari kubona n'icyo yiteze. Wakumva hari aho yitinye, afite ipfunwe, yakigira icyizere, ukamutinyura, ukamugira inama, rimwe na rimwe ukamuha ubuhamya, ukaba wavugisha n'abarimu be ku ishuri ndetse n'abandi bana, kugira ngo ari abantu nkawe biga ariko nta mpamvu yo kubatinya. Tuvuye kuri iyo ngingo cyangwa se kuri iyo mpamvu ya gatandatu yo kutigira icyizere ushobora gutuma umwana w'umuhanga adatsinda, twayijyanira hamwe n'indi mpamvu dufitanye isano yo kuba noneho ashobora kumva yifitiye icyizere kiri hejuru akirara. Umwana w'umuhanga hari aho agera, kubera ko ibintu yumva yamenyereye gutsinda cyangwa se ibintu byoroshye, usibye no kumva ngo nta kamaro bifite cyangwa nta bikeneye, akumva yuko nta mpamvu yo gusubiramo, nta mpamvu yo gukurikira, ntasubiremo. Niba ari ibintu byo gufata mu mutwe, ntabifate mu mutwe, akumva ko nibamubaza azabasha we kwirwanaho, agakoresha ubwenge bwe, ibitekerezo bye, agatanga igisubizo. Rimwe na rimwe ugasanga ibibazo bamubajije birasaba ko asubiza ingingo ku ngingo nk'uko babyanditse mu ikayi, mu nshamake cyangwa muri note. Ukazasanga niba ari ingingo, igisubizo kigomba gutangwaho ingingo 5, atanze 3 kuko bimwe yabwira. Aha niho noneho binababaza, ukazasanga wa mwana wa wundi ahubwo yanasobanuriraga, ukazasanga ntabwo we amurushije amanota. Tukiri aho cyo kuri icyo kintu cyo kwirara, ni ukuvuga no kwigira icyizere kiri hejuru, akirara ntasubiremo, ntasiremo umwete, ni hahandi uzasanga niyo agize ikibazo ntabasha kujya gusobanuza, kuko aba yumva nta muntu yasobanuza mu ishuri, ko arabarusha bose. Nyamara buriya hari igihe aba ari mu mwana ushobora kumwunganira nawe akamufasha, cyane cyane ko iyo aganiriye n'abandi bagasangira ubumenyi, nawe ashobora kugira ibyo abungukiraho. Ikindi gikomeye cyane rero gishobora gutuma umwana w'umuhanga adatsinda cyane, ni ikintu cyo gukorera mu kajagari. Twakivuze, ni ikintu cyo kudasobanuza, nanone ugasanga ntabwo asobanuza nk'uko tumaze kubivuga. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane ni uko umwana w'umuhanga, ikintu cya 7, akunze kurangara cyane.
indi mpamvu ya karindwi ituma umwana w'umuhanga ashobora kudatsimba ni ukurangara. buriya ubuhanga bujyana n'imirimo myinshi y'ubwonko. Umuntu w'umuhanga ashobora gutekereza ibintu byinshi icyarimwe mu gihe gito cyane. Mu gihe isomo uko riteye nk'urugendo rwo kubaka ubumenyi, haba hari ingingo nyamukuru igomba kwitabwaho kandi hari imirongo migari iteganyijwe. Uko mwarimu atangira isomo, uko arizamura, uko agenda atera intambwe, bisaba ko buri mwana baba bari kumwe. Umwana w'umuhanga rero akunze kugira ikibazo cyo kurangara kuko ashobora kwitekereza ibindi. Tuvuge niba barimo nko kwiga ibijyanye n'uburyo yenda umuntu ashobora yenda nk'imyanya myibarukiro, ashobora guhita ajya nko mu buryo yenda bwo gukora nk'umuti. Mu gihe barimo kumwigisha uburyo akaremangingo yenda gashobora kwirema habayeho yenda gusama, agahita ajya gutekereza uburyo bwo gukora umuti ushobora kuvura mu kibazo, ukazasanga wowe ibitekerezo byagiye ahandi. Iki kintu kirakomeye cyane ku mwana w'umuhanga. Bikunda kugaragara kudakurikira ngo agume mu murongo w'ibitekerezo n'inyigisho ahabwa na mwarimu. Kurangara, wakwibaza uti umubyeyi yamufasha iki, umurezi yamufasha iki? Buriya akenshi umubyeyi ukurikira abana be aba abazi. Umwana rero wawe iyo uzi ko arangara, ni byiza ko umwibutsa kenshi ko agomba kujya ashyira ibitekerezo bye ku kintu ariho arakora. No mu rugo ushobora kubibona, muzajya mubibona, abana bato bakunda kubigaragaza. Akaba yarimo yenda akora nk'ikintu runaka, yakumva abandi bantu barasetse cyangwa se hari nk'umuntu uje akirukanka agata bya bindi yari arimo. Dufate ko yari arimo kwiga. Icyo gihe rero ashobora gutakaza umurongo, ugasanga yigiye mu kavuyo cyangwa se mu ishuri ntakurikiye, none ibintu akumva ko yabyumvise ariko mu by'ukuri yabyumvise nabi. Iki kintu kirakomeye, tugiceho umurongo. Kurangara ni kimwe mu bintu bikunda kuranga abana b'abahanga, cyane cyane ko bakunda kugira n'akajagari. Bisaba rero ko bakurikiranwa, bagatozwa kugendera mu murongo no gushikama ku kintu kimwe, kugira ngo niba ari ikibazo arimo gukora, niba ari isomo arimo kwiga, ibitekerezo bye byose bijyaho, abashe no gutekereza ibintu bijyanye nabyo, abaze ikibazo, niba hari n'ibindi yavumbura ariko bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Icyo kintu rero kirakomeye. Cya munani ari nacyo turi buze kugarukiraho kugira ngo dusige urubuga, namwe muzatubwire ibindi mwumva byakwiyongera kuri ibi tubabwiye. Ni uko umwana ashobora kuba ari umuhanga ariko akaba adakora isubiramo mu buryo bukwiriye, akiga neza. Aha turavuga gusubiramo amasomo ye, nk'abana bakuru biga mu mashuri yisumbuye no mu mashuri abanza mu myaka igeze hejuru, aho bakoresha make nyinshi yiga isomo akanandika n'ibisobanuro birambuye. Hari igihe uzabibona nko mu rugo, umwana arimo kwiga, akaba arimo kwiga isomo rimwe, tuvuge n'ibinyabuzima, biology kumva icyongereza, ariko ukabona hari n'ikayi y'imibare, ukabona hari n'ikayi y'amateka cyangwa se ubumenyi bw'isi. Mu by'ukuri ntabwo ashobora navuga ngo kubyaza umusaruro icyo gihe gitoya afite cyangwa se arimo gukoresha, kubera yuko azaba yakoresheje ibintu byinshi icyarimwe. Ugasanga hari bya binyabuzima yavuga ko yiga ntabwo bifashe, hari ibintu byamuciyeho, imibare ntabwo ari yayize, n'ibindi n'ibindi. Izi nizo mpamvu nyamukuru z'ingenzi, ariko kandi hari izindi nanone ntoya twavuga tutakirengagiza, nko kubura ibitotsi. Umwana ashobora kuba adasinzira neza, akaba akunze kunanirwa. Indi nanone twavuga ishobora gutuma umwana w'umuhanga adatsinda, ashobora kuba afite ikibazo cy'imirire, hari vitamine adafite, cyane cyane nka vitamine D na vitamine B12 birinda ubwonko kunanirwa. Ibyo ashobora kuba afite nk'icyo kibazo. Ikindi nanone tutabura kuvugaho ni ukuba umwana ari ku nkeke, ugasanga arahangayitse mu rugo kubera yuko ababyeyi batamwumva cyangwa bahora bashaka ko abona amanota ahambaye arenze urugero rwe, cyangwa se bamugereranya na mugenzi we. Ibyo nabyo bishobora gutuma na bwa bushobozi yari afite bwika, kuko aho gushyira ibitekerezo bye kuri ya masomo no ku byo ashoboye, ahubwo ibitekerezo bye bijya kuri ya mihangayiko uko bizagenda. Natabona 90 se yamutumye, natabona 45 nyina yifuza, bizagenda bite? Yajya no kwiga ugasanga ibitekerezo bye niho bigiye. Icya nyuma twakongeraho nanone muri izi ngingo z'inyongera
zongera kuri 8 z'ibanze ni ikintu cyo gutwarwa nanone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ugasanga nanone biramuyobya ibitekerezo, biramurangaza, ndetse no mu ishuri ugasanga ashobora kuba adakurikiye, noneho akaba yatsindwa, kandi mu by'ukuri ibyo byose babimurinze ashobora gutsinda bihagije. Inama rusange rero ku mubyeyi nuko umwana igihe uzi ko ari umuhanga ukabona aratsindwa, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugushaka kumenya impamvu. Izi mpamvu zose tumaze kuvuga, kutishimira, kutaryoherwa n'amasomo, kutibona mu murongo arimo kwigiramo, kurambirwa n'inyigisho, kutagira isaka, kwitinya, kwirara, akajagari mu myigire, hanyuma kurangara n'ibindi byose twavuze. Aho ubonye ikibazo ukagikemura, ukamugira inama, ukamwereka umurongo, byaba bidakunze ukaganira n'abarezi be bakakugira indi nama. Hari ibyo bashobora gukorera ku ishuri aho yiga, hari n'ibyo nawe wakorera mu rugo bisaba ubufatanye. Ariko nanone igikomeye ukirinda guhita umushyiraho icyaha, kuko nanone cyane cyane nk'abana bamaze kuba ingimbi n'abangavu, ni ukuvuga nko mu cyiciro cyo guhera ku myaka, ku bahungu nk'imyaka 12, 13, ku bakobwa ni nk'imyaka 10, 11 kujyana hejuru kuri za 18, 20 gutyo. Baba bashaka nanone kumva ko bumvwa, kubera yuko nanone iyo ubatwaye mu murongo mutemeranya barivumbura, bakaba noneho na cya kindi washaka ko bakora bakica kurushaho. Ntitwakirengagiza ko nanone barangwa no kugira imirimo myinshi icyarimwe, kuko twabibonye mu gushaka kurunda ibintu byinshi icyarimwe, ibyo bishobora gutuma badatsinda. Ni byiza rero ko umenya impamvu nyamukuru, hanyuma wamara kwimenya akaba ari ukoraho, aho kugira ngo kandi ukamwereka impamvu, ukamwereka ikibazo afite n'ingaruka gitera n'uburyo cyakemuka, uruhare yagira n'urwo wagira. Nta kabuza byakemura ikibazo, umwana akajya abona amanota wifuza ndetse akanarushaho. Murakoze gukurikira kino kiganiro. Dufunguye urubuga rw'ibitekerezo, ari inama n'izindi nyunganizi. Tuguma kubashimira ibiganiro byacu mukurikira, turabyishimira murusheho, n'ibindi byose tuzajya tubagezaho twifuza yuko muzajya mubikurikira. Kandi mbibutsa yuko niba wowe ari ubwa mbere uje kuri uyu muyoboro wa Success Mentor kugezaho ibiganiro ku mirerere iboneye, wibuke gukanda subscribe kugira ngo uzajye uba uwa mbere kubona ibiganiro byacu, kandi ubisangize abandi bigere kuri benshi, kugira ngo tugire umwete n'imbaraga kugira ngo dukore ibintu bifasha abantu benshi. Kandi bidutera imbaraga iyo mutubwiye ko mwabikunze, mwabishimye, mukanatubwira ibindi mwifuza ko twazabaganirizaho. Ubwo ubutaha tuzahure mu kindi kiganiro, kandi murakoze, mugira amahoro. Dufatanyije twakemura ibyananiranye. Mwari kumwe n'umuherekeza wanyu mu mirerere, Kayiranga Eustache. Mugira amahoro. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika. Aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nk'uko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692 Murakaza neza muri Isanga.